Yego. Mbere na mbere nje kwihanganisha abantu ababyeyi badukurikira kuri Ndabirambiwe TV bari mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Aribwo ni mu ntara Ruhango. Ni mu ntara Muri Ruhango. Si muri Ruhango? Ni muri ntabwo ari Kirehe, niba ari muri Kirehe. Ni muri Kirehe. Urumva ko nanjye ndi kubyibuka. Muri Kirehe. Abantu nje kwihanganisha n'aba mama bapfishije abantu mu mpanuka y'ejo bundi. Aba papa bose ntago barimo. N'abapapa ariko aba mama burya bashenguka cyane. Cyane kubera ko ahita yibuka ibisebye akibuka ntago nvuze ko abagabo batababara. Ariko aba mama umama ahita afata igihe yamaze atwite agafata n'igihe yareze uwo mwana. Buriya umumama niwe uzi neza imvune y'umwana. Yego. Erega abagabo mudukurikiye tuvugisha ukuri. Umenya imvune y'umwana ariko ari kuriza nyina. Ariko se utahiriwe. Iyo utahiriwe hari ubwamenye ibyabaye. Impamvu rero nje kwihanganisha abamama ni abamama bareze aba bana bakabohereza ku mashuri barangiza bagakora impanuka. Uyu munsi akaba ari abajyamye mu bitaro, abandi bakaba bitabye Imana. Bantu b'Imana turi hano kuri Ndabirambiwe TV. Yego. Mwihangane. Mugire umutima ukomeye. Yego. Yesu wenyine yomora ibikomere. Yego. Uyu munsi ubwira Imana ngo ibyabaye ntabwo byagutunguye, ahubwo wari ubizi neza ko nta kintu kijya kigutungura. Ngewe ndihanganisha abantu bagiriye ikibazo bakabura abana. Uyu munsi bakaba barabuze abana babo kandi barabakundaga. Uyu munsi ndabihanganishije. Imana ibahe hafi. Reka tunafata aka kanya byibuze tunabasengere, tubasabire imbaraga zo gukomera no kwihangana. N'abagifite abakiri mu bitaro nabo tunabasabire kugira ngo byibuze mu basigaye bazakorera Imana cyangwa bazavugira Imana bashingiye ku mirimo cyangwa se biturutse ku mirimo Imana yagaragaje kuri bo. Imana cyangwa se ukuboko kw'Imana gukomeze kugende kubahaza uburame n'umwuka wera muri bo, bazanzamuke kandi bakorera Imana cyane. Tunihanganisha koko birashoboka ko hari ababuriye mu buzima, tubabwira ngo Uwiteka bakire mu bayo. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe na rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu nifatira urugendo nkifatira umwanya mwaza kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kutugarurira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi wacu Aniseti. Haleluya. Haleluya. Seti, umeze gute? Umeze neza. Wambaye neza, urasa neza, agapantaro kameze neza, agakoti. Nukwera Imana. Ariko buri munsi kunda kwanika inyinya. Uzi ko hari abantu bayishatse bayihuse. Ngiye kera najyaga mfata icyuma ntugishyira munsi y'imbabura, abaye nanjye kwisatura nyizane, ariko nkabona nimbikora nabi nshobora gushya umunwa. Ariko byageze igihe mbona ko bitari ibyanjye ngomba kurekura. Hari Imana bitari yawe, Imana rero yayitanye. Ngombwa yuko ari Imana ikomeza kukugenera. Yego. Rero bango uramutse ufashe nk'imodoka wahindura ipine uko ubishaka. Yego. Ariko ntabwo wafata umutwe w'umuntu ngo uhindure uko ubishaka. Yego. Ni Imana yonyine ifite iyo tekinike yonyine. Ubundi Imana niwe mukanishi w'abantu. Yego. Bivuze ngo Imana ni umukanishi w'abantu. Niwe nkanika akamenya. Niyo izi piyese y'umuntu ngo igura ngahe kandi ni nayo izicuruza. Yego. N'ahandi bayikura. N'abaganga iyo bari kuvura umuntu cyangwa bari gukora ubushakashatsi ku muntu bikabayobera baravuga ati se warasenze? Ati aho naho Imana no gukomeza tukanasenga tukanareba ko hari icyo Imana yakora. Yes, mbere yuko tuganira cyangwa se ngira ibyo nkubaza, reka manze mfate uyu mwanya nshimire aba bantu badukurikira umunsi ku wundi, by'umwihariko b'Abanyarwanda cyangwa se b'abanyamahanga, b'abantu muri rusange bafashe uyu mwanya bagakanda subscribe. Muri iminsi maze iminsi ndi kubwira abantu ngo no gufata umwanya ugakanda subscribe ni impano. Nakazi uba witeguriye ubwo iruhande kumushaka kuremera umuntu. Sibyo? Ni impano idasanzwe kugira ngo umuntu afungure ikiganiro mbere na mbere yuko akireba akabanza agakanda subscribe. Uyu muntu ni uw'agaciro gakomeye kandi n'umugisha, kuko ntabwo ari buri wese ubikora, kuko hari n'abafite impano nabo reka tuyite impano.
yo kuba yafungura ikiganiro akakireba ariko ntakande subscribe akumva ko nyine ntacyo bimubwiye. Hari n'ugifungura akumva ko itegeko rya mbere agomba kumushyigikira agakanda subscribe. Wanagira umugisha cyangwa se ukagira amahirwe ukabona kanze like, ariko iby'agaciro gakomeye ni ugukanda subscribe. Ibyo ngibyo bijya bishimisha umutima wa benshi kandi ntaho bitashimisha. Bumve ko tubashimiye, ugira gutyo babwire ni kabisa akamagama kugatambutsamo kugira ngo byibuze n'undi utubonye akifuza kwiyunga ku muryango wacu. Ndabirambiwe cyane ko hari intambwe Imana imaze kuduteza. Burya kugira ngo ukore ikiganiro cyangwa se dukore ivugabutumwa tubone turebwe n'abantu barenga 100, nitukagaye Imana ngo Mana ngo ko nshaka ibihumbi nk'iby'abande se nizo 100 wari uzi ko urazibona. Shima Imana uvuga ati hari abandi bari kuzisaba ariko ngiye nazibonye, ahubwo nubishima ukabona ko binkwiriye uzankura uzakomeza nkubiri, sibyo? Imana yacu rero igahabwa icyubahiro. Yes seti, birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba dukurikiye abakuzi hano kuri Ndabirambiwe TV, bakumenyereye bakuzi ku izina rya Aniseti, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umukozi w'Imana. Uri inshuti yacu, uri inshuti ya benshi hano, nawe urabizi hano ni mu rugo ntabwo wabisa. Niba nawe usigaye uraza nyine umeze nkaho nyine witwaye ukuntu, kubera ko ni mu rugo hano ntabwo waza. Ejo bundi nari ndi kumwe n'umuntu ahantu twagiye gusenga, arangije abwira abantu bose bari gusenga, arabwira se ko ndiko namwise mumeze nk'injunjame. Ati ntabwo Imana ikorana n'injunjame. Imana iri seriye. Imana nta mikino igira. Ngo Imana ni umusirikare utandukanye n'abandi basirikare. Kandi ibaze Imana yo ifata umugisha w'umuntu baziritse, yego, ikawuhambura itabwiye uwawuziritse. Yego, itanamubajije. Ifata umugisha w'umuntu baziritse ikawuhambura itagishije inama wawuziritse. Yego. Kandi Imana yo iri guteranya kuzagutabara, yego, ibiteranya bucece, yego, ariko iyo igiye kubisohoza ibisohoza ku manywa y'ihanga izuba riri ku. Yego. Rero bivuze ngo niyo itabara umuntu itabanjiye gusaba support cyangwa umuyede. Wumva nkubwire kano kantu. Yego. Imana ntago ari irangete ngo bazabanza bapimishe metero. Yego. Iyo barashyiramo. Yego. Nta nubwo ari ipembe ngo barabanza basabe nifu. Nta nubwo ibamo foseke. Imana umunsi wawe iyo ugeze, yego, izana bakuvuga icecetse, ariko ije kugutabara. Yego. N'ubundi gutabara bavuga. Yego. Kugira ngo uwavuze ngo uri imbwa azagaruka avuge ngo uri umugabo. Yego. Yes. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana itugire neza. Seti nandi kwani reka umanze usuze aba bantu ubapepere, bari bagukumbuye, unabibwire cyane ngo se unatwibwire nanjye nari ngukumbuye cyane. Ndabasuje abantu bo kuri Ndabirambiwe TV, ndabapepeye. Imana ibahe umugisha, twe duherukana kera ariko si uko mba nahari. Ndabirambiwe TV ndayikurikira, ndabakurikira. Uburi. Yes, reka ejo bundi hari ahantu wari wagiye, nubwo atari ngombwa ko mbivuga, ariko hari ahantu wari wagiye kandi kubera Imana. Nta kibazo ntushaka kubivuga. Hari ahantu wari wagiye kubera Imana, ariko reka tuvuge twabyita ko wari wagiye mu kizamini. Nagiye mu kizamini cya perime. Yego. Ya D. Mfite B, nagiye gushaka D. Kandi abantu badukurikiye ibizamini barabizi, byanteye guhuga bituma ntaboneka. Oya, byo nanjye ndabizi cyane. Gusa Satani yivanga ku kizamini cya nyuma ngiye gusoza, ariko nta cyatuma nakorera Imana kubera ibyo. N'ubundi hamwe yari yavuye, n'ubundi ndazahava. Nta mpamvu n'imwe, niyo mpamvu. Oya, biranashoboka ko hano Imana yagukunda cyangwa se Imana ikakwishimira, cyangwa se n'umuntu ugukurikiye uzi ibintu nk'ibyo ngibyo, akaba yavuga ati rero Aniseti nta kantu nivugiye nkanjye, akaba yakwivugira ati Aniseti turabizi kubura perime biraryana. Uzi ko ivuze perime ari nko kubura umubyeyi mwana. Nigeze kuyiburaho, najyaga kudepoza aho ngiye gushaka akazi hose, arambwira ati reka ntabwo ufite B twaguha akazi. Yego. Keretse niba ufite C cyangwa ufite D. Iyo perime kuyibura ababizi bo bakora cyane barabizi. Nanjye narakoze cyane ariko biza gucama, ariko byari bigoranye kubera ko aka kantu kaba kagomba gutambuka, tujye tubwiza abantu kuri kuba turi abakozi b'Imana. Si bivuze ko twe tutahura n'ibibazo n'ibigeragezo. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ujya gukira indwara arayirata, kandi ikindi ntawe ukira. Arongera aravuga ngo iyo urwaye ikibyimba, yego,
iyo urwaye ikibyimba ku kibuno yego ntabwo uvuga ngo ndwaye ikibyimba ahubwo ubwira muganga ngo ndababara aha akubwira ati njira hariya ukamanura ipantaro ukamwereka ku kibuno ahantu urwaye yego niyo mpamvu nanjye mbabwiye ngo naratsinzwe oya nibyo biraryana gusa niyo mpamvu nanjye nakuretse nkavuganireka umuvandimwe abanze atora kandi kabaraga ishakemo ibindi bihe byiza ariko nyuma y'ibihe bibi hari ibindi bihe byiza oya nyuma y'ibihe bibi haza ibihe byiza ejo niho naganiye n'umuntu ambwira ijambo rikomeye ndamwihora ariko ntiyagira ko nyumvishe yarambwiye ngo Seti birashobora kuba babajwe nuko watsinzwe ariko hari n'igihe atari cyo gihe cyari cyo gihe ngo Imana iguhe perime cyane ko ishobora kuba yarayiguha n'ubundi ukagumya ukayisonzana ahubwo igihe igiye kuyiguhera icyo gihe igiye kuguhera akazi yego arambwira atari n'igihe wari kuyibona wajya muri tagisi igahita ikwica yego Imana ikaba yashatse kukurenza uwo munsi kugira ngo ubanze ubone sapoti y'Imana ibanze gusapotinga ikereka amaboko yayo kandi none gisekeje n'igitangaje undi we yakubwiye ati mfite ikizamini ukaba ni mu izina rya Yesu urayizana wahitaga nako kanya ariko wowe abantu twasenganye benshi Imana yambwiye ngo nimbabwire ko babonye amaperime ariko wowe bageze kuri wowe wagerayo atuba witonze gatoya ni nka Pawulo nawe ngo hari igishako yararwaye ku jisho sinibuka niba ari Pawulo sinibuka neza ariko hane hagati aho nawe ngo akandi akajya asengera agakora n'ibintu biteye ubwoba ariko kandi ijisho rye riri kujogwa inyo ariko we ibintu bye bikagira gute bikanga hanyuma rero reka dufate uyu mwanya tumanze twinjire muri ka kanya ko kukubaza ikintu kimwe nkunda kubaza wowe hanyuma tukagira uko tukiganiraho ubundi akenshi iyo umuntu aje cyangwa se agarutse mpita mubaza aka kantu nkamubwira ni abantu badukurikiye bafite amatsiko abantu badukurikiye bafite inyota abantu badukurikiye bafite inzara yo kumenya cyangwa se yo kumva ikintu Anicet atuzaniye birashoboka ko abenshi bakuzi ku ijambo ry'Imana abenshi bakuzi mu buhanuzi abenshi bakuzi mu buvugabutumwa abenshi bakuzi mu gusengera abantu abenshi banakuzi mu kwirukana abazimu n'abadayimoni bagahunga n'inyatsi na karande bikaba byagenda ariko uyu munsi nkahita ngira amatsiko kuko tuba tutaganiye ngo mbwire ngo uje gukora iki cyane ko bitaba ari na ngombwa ahubwo njye mpita ngira amatsiko nkibazanise ubushize ko cyangwa se ubushize mu gihe gishize waje ukatuganiriza ku ijambo rivuga ngo igitare cyari kikuri hejuru Imana ngo igikureho iguterekere umugisha imbere y'ameza y'abanzi bawe yes ubwo ngubwo ko mba naragafashe urumva ko njye mba ntibyibuka uyu munsi mpita ngira amatsiko cyane nkibaza ko ubushize watubwiye ku ijambo ry'igitare uyu munsi uje kutubwira iki uyu munsi utuzaniye iki bitewe n'umwuka wera ukurimo cyangwa bitewe n'iki umwuka wera yagutegetse kubwira abantu be cyangwa bitewe n'iki umwuka wera yashize ku mutima wawe urageza ku banyarwanda cyangwa se abantu badukurikira bose hirya no hino muri rusange yes uyu munsi nkanjye Seti n'Imana intuyemo umuvugabutumwa umwe yaravuze ngo uyu mubiri urushaho kunanirwa ngo ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera impamvu mvuze iri jambo birashoboka ko umubiri ukunanije ariko umuntu w'imbere we arushaho gukomera haleluya birashoboka ko umubiri ukunanije ukaba uryama ukumva umubiri ntutuje ukaba wicaye mu kagare se ubwo umubiri ukukunaniza ukaba umanitse amaguru kwa muganga umubiri ukukunaniza ukaba wicaye wowe ubwawe ukaba uri gushaka imibereho yanze icyo gihe umubiri ukukunaniza ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera kandi ikindi nshaka kubwira abantu uyu munsi itafari ritari ryubatse ku buzima bwawe uyu munsi Yesu aryubaka itafari bivuze ngo itafari ryari riri hasi ridafite icyo rimaze uyu munsi Yesu aba ari uza kuryubaka ku buzima bwawe kandi ikindi amabati ashaje yabaga ku buzima bwawe Imana yakureye gushyiraho amabati mashya amabati ashaje reka nkubwire 2013 niho hatangiye kwaduka akantu kitwa gira inka no gufasha bakubakira abantu butishoboye bajya kubona ibati nk'iriya bajya kuvuga bati iriya bati niryo bafashije uriya muntu kandi uri nko muri metero magana kameze nka kimwe mu mbabura bigeze gufasha abantu bigeze kudufasha wa perezida wacu ujye wageraga mu rugo rw'umuntu ugasanga hari imbabura isa n'iy'iwanyu izi ni za mbabura baduhaye cyangwa se akantu kitwa firitiri bazanaga ku mbabura bazanaga yitwa cana umwe akazana firitiri aho wayisanga hose niyo yabaga yayiguze abaga ati firitiri niyo leta yatanze impamvu rero ni iyi nawe Imana ni gusakarira amabati mashya uko byagenda kose umwanzi wawe umuntu mwicaranye udashaka gutera imbere
imbere umuntu mugendana udashaka kugira aho uva n'aho ujya azabimenya. Ejo turi mu muhoza turi gusenga baririmbye nibavuga ngo impamvu udafite ijambo ni uko nyiri ijambo ataraza. Yego, impamvu udafite ijambo ni uko nyiri ijambo ataraza, namara kuza. ariko ngo nyiri ijambo namara kuza bazagutega amatwi bumva ijambo rituruka muri wowe kandi baryubahe, kandi noneho baryubahe agaciro banagutega amatwi. Kuko reka nkubwire umuntu dukurikiye, iminsi bagutaye Imana nigutabara izaruta iyo bagiye kugushaka. Iminsi bagutaye Imana nigutabara iyo bazagushakamo iruta iyo bagutaye. Yego, kubera ko uyu munsi reka nkubwire, birashoboka ko we ahantu wicaye muntu udukurikiye ureba amaherezo y'inzira yawe ugasanga zirafunze. Wazitegereza ku mugabo ugasanga zirafunze, wazitegereza ku mugore ugasanga zirafunze, wakwitegereza kwa nyokobukwe ugasanga ntibakureba. Uyu munsi reka nkubwire Emi, hari abantu bitwa imbwa kandi bafite ingo, kandi ari n'abagabo, umuntu yaba imbwa agifite izina. Umva se nkubwire, gutya ngewe Seti turi kurebana gutya, yego, uravuga ngo Seti ni umugabo kuko azi kubwiriza, yego, uri kubyumva. Ariko iyo igisuzuguriro cyaje ubaga imbwa, uri kubyumva. uri kubyumva, umuntu mwahura mwarasenganye akavuga ati kariya kabwa impamvu kadatabagwa ni ibyaha byako. Kandi iyo uri mu kigeragezo, iyo uri mu kigeragezo ntabwo ubura umuntu kwita amazina iyo adasanzwe, kandi iri mu kigeragezo kikubamaho kurusha imyenda ikubamye ku mubiri. Yego, ikintu nshaka kubwira umuntu udukurikiye, ikigeragezo wicayemo, aho wicaye uyu munsi, aho uhagaze uyu munsi, Yesu dukorera azatugeza ahatandukanye. Haleluya, aka kantu mukumve neza hano mudukurikiye. Yesu dukorera ikigeragezo wicayemo, aho wicaye, aho uhagaze bikaba biri kwanga, birashobora kuzamura akaguru bikanga, watera intambwe bikanga, wacuruza ugahomba, washaka ibyo gukora bikanga, ariko Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Yesu dukorera, ubwo yiri jambo aho Yesu ukorera azakugeza ahatambika. Yego, yes. Seti, intego yakuzanye cyangwa intego waje kutubwira uyu munsi, aho ngaho batubwiraga ikikuri ku mutima, noneho tugiye kumva intego ugiye kutubwira. Intego yanzanye, yego, mbere na mbere nje kwihanganisha abantu, ababyeyi badukurikira kuri Ndabirambiwe TV bari mu ntara y'Amajyepfo. Yego, aribwo ni mu ntara muri Ruhango, si muri Ruhango, ntabwo ari Kirehe, niba ari muri Kirehe, ni muri Kirehe. Urumva ko nanjye ndi kubyibuka. Muri Kirehe abantu nje kwihanganisha ni abamama bapfishije abantu mu mpanuka y'ejo bundi. Abapapa bose ntabwo barimo, n'abapapa, ariko abamama burya bashenguka cyane kubera ko ahita yibuka ibisebye, akibuka ntabwo mvuze ko abagabo batababara, ariko abamama, umumama ahita afata igihe yamaze atwite, agafata n'igihe yareze uwo mwana. Buriya umumama niwe uzi neza imvune y'umwana. Erega abagabo mudukurikiye tuvugisha ukuri, umenya imvune y'umwana ariko ari kuriza nyina, ariko se iyo utahiriwe hari ubwo wamenya ibyabaye. Impamvu rero nje kwihanganisha abamama ni abamama bareze aba bana bakabohereza ku mashuri, barangiza bagakora impanuka, uyu munsi akaba ari abajyamye mu bitaro, abandi bakaba bitabye Imana. Bantu b'Imana, turi hano kuri Ndabirambiwe TV. Yego, mwihangane, mugire umutima ukomeye. Yego, Yesu wenyine yomora ibikomere. Yego, uyu munsi ubwira Imana ngo ibyabaye ntabwo byagutunguye, ahubwo wari ubizi neza ko nta kintu kijya kigutungura. Ngewe ndihanganisha abantu bagiriye ikibazo bakabura abana, uyu munsi bakaba barabuze abana babo kandi barabakundaga. Uyu munsi ndabihanganishije, Imana ibahe hafi. Reka tunafata aka kanya byibuze tunabasengere, tubasabire imbaraga zo gukomera no kwihangana, n'abagifite abakiri mu bitaro nabo tunabasabire kugira ngo byibuze mu basigaye bazakorera Imana cyangwa bazavugira Imana bashingiye ku mirimo cyangwa se biturutse ku mirimo Imana yagaragaje kuri bo. Imana cyangwa se ukuboko kw'Imana gukomeze kugende kubahaza uburame n'umwuka wera muri bo, bazanzamuke kandi bakorera Imana cyane. Tunihanganisha kuko birashoboka ko hari ababuriye mu buzima, tubabwira ngo Uwiteka bakire mu bayo, cyangwa se Imana ibahe iruhukiro
idashira. Yes, birababaje. Ni inkuru iteye agahinda kandi bishobora kuba byarabaye mu bice mu byo kuwa gatandatu. Yabaye kuwa gatandatu. Sinzi neza ariko ni kuwa gatanu. Hafi kuwa gatanu aho ngaho. Rero urumva njye nkuru nshobora kuba narimenye kuwa gatandatu. Ariko ni ibintu bibabaje narabibonye. Bari ibintu biteye agahinda. Usibye gusenga Imana yonyine n'umuntu dukurikiye bimubwira ati ayo mafaranga uhora wiratana uyu munsi ni weho ariko uyu munsi ni njyewe. Yes. Ubwo bukire wiratana uyu munsi ni weho ariko ejo ni njyewe. Yes. Bishatse kuvuga ngo nkunda nanjye ngukunde kuko utazi icyo nzakumarira mu minsi izaza. Birashoboka ko wenda ushobora kumbona cyangwa se ushobora kubona uyu wicaye imbere ya kamera ukabona ko ari ingegera koko. Yes. Bitewe n'igihe urimo. Ukabona ko ari itofu. Yes. Cyangwa se njyewe reka nivugire njyewe utagira ni wewe. Igihe urimo ukamubwira manwe ukamubwira. Mose yabwiye Elisa. Urumva? Yego. Aramubwira ngo ndabizi neza. Dukeneye imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka. Ndabyumvise? Ndabyumva. Aramubwira ngo noneho guhera kano kanya. Uri kubyumva? Nkeneye yuko uyu munsi njyewe ndi kugwanisha umwuka ariko nawe ku nkota yawe ndakwizeye. Uri kubyumva? Aramubwira ngo zamumanuka ujye mu kibaya ugenda ukoresha inkota yawe nanjye ngiye kujya ku musozi ariko nitugerayo turagwana urugamba turanesha. Reka nkubwire nubwo bari biyizeye nk'abantu babiri, umwe aze kugwanisha umwuka undi aze kugwanisha umubiri, ariko bageze haragura Mose akenera abagabo babiri. Yego. Abagabo babiri bo kumufata iki? Amaboko. Bo kumufata amaboko. Uyu munsi rero aba bantu babuze ababo bakeneye abantu bo kubafata amaboko. Yego. Uri kubyumva? Uyu munsi nuze kuri kamera ngo wishime koko, birashoboka ko ushaka kwishima wenda ngo ikibazo cyarabaye, ariko ngende imbere ya kamera. Yego. Nifatanyije namwe mu kababaro kuko ntacyo nahindura, ariko nifatanyije namwe mu kababaro. Imana y'amahoro. Imana y'amahoro ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yego. Mbasabiye kwihangana mu izina rya Yesu. Yego. Yego. Kuko nta n'ikintu twabona twebwe twabahereza. Yego. Ngo kibanyure cyangwa se ikintu twabahereza ngo kishimishe imitima yabo. Ntacyo. Usibye kubabwira ngo usibye kubasengera Yesu akabafasha. Yego. Twabwira ni mukomere, Imana y'amahoro iri kumwe namwe. Rero reka umanze ufate uyu mwanya nari nabyibagirwa, ubasengere, ubasabire umugisha ku Mana, unabasengere, ubihanganishe, ubasengere, mfasha. Niyo wafata uyu mwanya ukabasengera tugasoza ariko basengeye ntacyo byaba bitwaye, ariko ukabasengera ubundi tugasenga tukanavugaho gatoya ku ijambo ry'Imana, cyangwa se niba wumva ari ngombwa ko wasengera gusa tugasoza ntacyo bitwaye. Njye nguhaye umwanya mpaka usoje byose, ni karima niguhereza umugisha. Tugiye gusenga hano mudukurikiye kuri Ndabirambiwe TV, ambanje kuvugira ijambo navuga ngo uhereye kano kanya icyo Satani yakwambuye Yesu akugarurira icy'umumaro. Icyo Satani yakweretse ko kitazongera gushoboka, Yesu azana icyashoboka mu buzima bwawe. Kandi uyu munsi umukenyero w'akababaro Satani yagukenyeje, Imana yikwambura igukenyeza umukenyero w'ibyishimo. Kano kanya amarira Satani yakuzanye ku maso Yesu yahindura y'ibyishimo. Uyu munsi Yesu agutsindira icy'umutwe. Uyu munsi wa none muntu wagize ibyago ukabura umwana, birashoboka ko yari uwa mbere, birashoboka ko yari uwa kabiri, ariko ku bantu basenze umwana wese ahora ari umwana. Ngiye kugusengera kugira ngo Imana iguhe umutima ukomeye kandi izahita igushumbusha, kuko indi byara Imana yarayiguhaye. Yego. Nicyo kintu nakubwira, indi byara Imana yarayiguhaye, kangusengere kugira ngo Imana ikugirire neza. Mana, turasenze mu izina rya Yesu, sengera aba bantu bawe bagize ibyago bapfusha abana, ntago bari babanze, ahubwo ni Satani wabibye, ariko wowe mu ijuru ufite icyo gukora cy'umumaro. Reka kuri aba babyeyi ubihanganishe kandi ubahagarareho bagirire neza, ubarwanire kubera kuri Imana y'amahoro. Ndasenze kugira ngo ubegere cyane, uhumurize imitima yabo, kandi imitima yabo uyihe kwakira ineza yawe n'urukundo, kuko uri Imana y'amahoro. Ndasenze ngo ubane nabo kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu, amen. Urasoje? Nta nubwo wabagezaho ijambo ry'Imana? Nzabasomera ijambo ry'Imana ubutaha.
cyangwa ndibabwire mu mutwe bagisomye? nta kibazo, ndibabwire mu mutwe. yego. Basoma Ibyakozwe n'Intumwa ibice 14, ibice 4 umurongo wa 13. Umurongo wa 13. Yego. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 13. Yes, Imana ishimwe. Impamvu ntago ari uko tudashoboye kurisoma, yego, nka Bibiliya nazanye, kuko nanjye Manuel muri kureba ahangaha ntababeshye, arantunguye. oya ndagutunguye byo. Twavuganye ko turaza, sinzi utuntu yahugiyemo, ariko ngo umusirikare ku rugamba ahora yiteguye. Reka ngiye mbasomera ijambo ry'Imana, hanyuma Imana ikomeze ibane nawe. Reka nsome ijambo ririmo Kuva ibice 14 umurongo wa 13. Aravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Kaze ngo abo ngabo bahuye n'Abanyegiputa bakagira icyo kibazo cyo kubura abana babo, ntibicecekere gusa, kuko nta n'icyo kwikoraho, nta n'icyo kwihindura bafite. Barebe, haleluya, amen. Barebe iki? Barebe ukuboko Uwiteka ari bubazanire, kuko Abanyegiputa babonye ejo bundi kuwa gatanu batazongera kubabona ukundi. Ahubwo Uwiteka ari bubarwanire, nabo bigire ati bicecekere, barebe amaboko y'Imana. Imana iguhereze umugisha rero. Seti, ndagushimiye kandi ubyumve ko ngushimiye mbikuye ku mutima. Reka ufate aka kanya utange ya nimero yawe abantu baguhamagaraho, ari nayo ya nimero iba no kuri WhatsApp, ku buryo wagize wakwifuza gusengera nawe, cyangwa se wakwifuza kugira inyunganizi aguhereza mu bijyanye no kuganira, cyane ko na igihe turimo si icyo kuganira n'abantu tuvuga ubusa, ahubwo tugomba kuganira n'abantu tuvuga ibyurutse imitima yabo, tunavuga ijambo ry'Imana. Umuntu umwe yamvugishije mu gitondo arambwira ati, Emi, ndashaka ko kuza tugakorana ikiganiro. Ndavuga ni karibu hano iwacu, twebwe turabakira, upfa kuba uri umunyamwuka w'Imana. Umunyamwuka w'Imana si uhanura gusa, umuntu utaje kuvuga ubusa, ubujajwa, ubutiku, oya, wa wundi uraza akavugira Imana koko. Arambwira ati, njye nta kindi cyatuma amaguruka twebwe nicere ku iyo kamera, nje kwivugira Imana, n'ubundi hasitara ngo wasitaye. Ndavuga ni karibu rwose. Rero Imana ishimwe ko burya abadukurikira nabo batadukurikira bari mu bujajwa, ahubwo badukurikira bibereye mu ijambo ry'Imana. Reka utange ya nimero yawe, hanyuma Imana iguhereze umugisha. Nimero yanjye nari nayitanga, hari ijambo rimwe Imana ejo bundi yambwiye, irambwira ngo wowe urushye uremerewe, uri kureba hepfo ukareba haraguru ukabura icyakurengera, waravuganye n'Imana, utega amatwi wumvira ijambo, rinda nza Imana yaguhaye. Numara kurinda nza Imana yaguhaye, yego, bizatera Imana kuza gukurikirana nza wahawe n'Imana. Yego, bizatera Imana gukurikirana nza wahawe n'Imana. Kandi umwambaro wambaye w'ibizinga, uyu munsi Imana iwukwambura, ikwambika umwambaro wera mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye ni 078 99 29 685. 078 99 29 685. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.